Hello to everyone. Bahaye ikaze nanone kuri chaîne ya YouTube ya Montagne Rwanda. Chaîne yanyu imwe rukumbi bashyira mu nyungu buri gihe. Uyu munsi turavuga ku banga rikomeye kandi turaje tuvuge ku bimenyetso by'urukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo rwaba rugaragazwa n'iki? Ubundi ugendera kuki ujya kubanza kwimariramo umuntu? Ndagira mu byibazo uyu munsi ngibi bimenyetso simusiga bizakwereka ko umusore cyangwa se umuhungu agukunda byanyabyo n'ibimenyetso bitandatu. Ese umusore wifuza kwereka umukobwa runaka ko amukunda byanyabyo yahera kuki? Reka tubivugeho. Ikimenyetso cya mbere ujya mu bimenyetso ushobora gukoresha cyangwa se wagenderaho. Ikimenyetso cya mbere ushobora guheraho umenya ko umusore mukundana cyangwa se nanone nawe musore, ikimenyetso cya mbere ushobora kwereka uwo ukunda niba koko umukunda byanyabyo, hera kuri iki kintu. Umusore ugukunda by'ukuri cyangwa se ukunda umukobwa by'ukuri amwemera uko ari. Urukundo burya ngo ntabwo ari uguhindura umuntu umugira uko wifuza, umwifuza cyangwa se umuhindura uko irari ryawe ribigusaba cyangwa se rigusaba cyangwa se rigutegeka cyangwa se rituma urarikira ko aba. Ahubwo ni ukumwitaho no kumukunda kandi ukamwishimira uko ari. Ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko umusore agukunda by'ukuri byanyabyo. Umuntu ugukunda byanyabyo byumwihariko ku musore burya ngo biba bigaragarira amaso n'umutima wawe ko akwitayeho koko, mbese ashishikariye kukumenya buri kimwe. Urugero, kuva mu kuba cyangwa se kuba yamenya ibara ukunda kuzagira kuri bya bintu utinya kurusha ibindi mu buzima bwawe, byose uzumva yifuza kubimenya kuko byose ari ibiba bigize bimwe mu bikwerekeyeho. Ni umusore ugukunda byanyabyo ni ibimenyetso turi kuvugaho. Uramutse wifuza kumenya neza umusore ugukunda byanyabyo, ushobora gusiga ikimenyetso kirimo kuba yita kandi agaha agaciro ibitekerezo byawe. Birumvikana iki kiganiro tugikoze nyuma y'umukunzi wacu cyangwa se nyuma y'uko umukunzi wacu wa Montagne Rwanda yabidusabye ko twazamukorera kuri iyi ngingo ku rubuga rwa Facebook. Nawe wifuza ko tugira icyo tugukoreraho cyangwa se icyo twagukoreraho, duha igitekerezo unyuze munsi y'iyi video, nawe uriho tuzakurikizaho ubutaha mu gisate cya comment. Aho ni utangira igitekerezo cyawe, aho batangira ibitekerezo. Turabikunda iyo mutwereka ko turi kumwe. Umusore ugukunda biba bigaragara ko aha agaciro ibitekerezo byawe, mbese ntugendera mu kwaha kwe buri gihe. Niko mwebwe mujya mubivuga mu busanzwe, ndetse ibi ntabwo bizita ngo ni ibyerekeye imyanzuro ikomeye y'ubuzima cyangwa se ibyo muri kunyuramo cyangwa se gucanamo cyangwa se icyo ari cyo cyose mwaba muri kuvugaho. Si wa wundi uzigira ngo ntakorwa ku ijambo, azaba yiteguye kukumva ndetse ibitekerezo byawe bizaba bifite icyo bivuze kuri we. Ibimenyetso simusiga ngo ikindi kimenyetso ngo uzasanga agushyira muri gahunda zizahazaza. Igihe cyose azagerageza kubivugaho mu hazaza he cyangwa se kwivugaho uzibonamo cyangwa se uzisangamo. Uzasanga mwubakana ubuzima bwa buri munsi, niyo bitakwita ku byerekeye amafaranga cyangwa se ibyerekeranye nayo, ahubwo mu kwiteza imbere muri rusange mu buzima, atari kuri we gusa ahubwo mu buzima bwawe muri rusange. Ikimenyetso simusiga kibanziza cyanyuma turi buvuga uyu munsi ngo uyu musore uzasanga cyangwa se azubaha cyangwa se usanga yubaha imipaka yawe, ibyo atarengaho mu buzima bwawe we nkawe, ibyo atarengaho. Urugero rwiza hano, niba uri nk'umukobwa utaryamana n'abasore, utarakora ubukwe, wenda iryo ni ihame ryawe cyangwa se mutarabyemererwa n'amategeko, ntabwo azaguhatira iki kintu, azakumva. Aho ni urugero rumwe. Cyangwa se niba uri umukobwa udakunda umusore unywa inzoga, uyu musore azabyirinda cyangwa se ajye yirinda guhura nawe igihe yazinyoye zamwishe. Azubaha imipaka yawe. Ibi ni nako bimeze ku mukobwa wawe ugukunda byanyabyo mwa basore mwe. Yubaha imipaka yawe wowe nk'umusore. Urukundo ngo burya ruzi neza. Urukundo rwa nyarwo burya ngo rumenya neza akamaro ko gutanga umwanya igihe umuntu awukeneye, bizwi nka personal space ni mu cyongereza aho ngaho. Uru rukundo kandi rwa nyarwo ngo burya rumenya agaciro ko kubahana. Niba mukundana byanyabyo uzasanga mwubahana. Ndavuze ngo muzubahana. Niba mutari muri uwo murongo, ubwo nyine muri mu buyobe, ndabakomeje aho ngaho. Ikimenyetso simusiga cya nyuma rero tugiye kuvugaho ngo arihangana kandi si umusazi, ntiyigira nabi. He is not rude. Urukundo rwa nyarwo rugwa neza. True love is kind.
rurababarira, it is forgiving, kandi rurihangana, patience. Ibi kandi bigomba kuba bimeze gutyo yewe no mu bihe twe twita ko biba bigoye, igihe mwaburanye, igihe ibintu bitameze neza. Ntabwo igisubizo azabona cya mbere ari ukugusiga yiruka. Urukundo rurihangana, urwo ni urwanyarwo. Ni byiza kwibuka ko ibimenyetso byose ubundi ari intangiriro. Urukundo rwanyarwo nk'uko turi kuruvuga uyu munsi ni umubano ukomeye kandi ukura uko igihe kigenda gishyira. Byose tuvuze hano bigomba kuba ariyo mpamvu, bitavuze ko wahita wanzura 100% ko bimeze neza, ariko se bizamara igihe kingana iki? Niba uramutse ubibona nibyo tuvuga hano, bizamara igihe kingana iki? Icyizere kandi ukagihabwa nk'uko uri, ibyo ni ingenzi cyane, mubitindeho. Bonus tip cyangwa se ibanga ry'ingenzi hano no kwita ku mwanya ugirana n'uwo mukundana, mukavugana cyangwa se mukajya muvugana ntacyo muhishanya cyangwa se ntaho mukingana, ubundi mukareka urukundo rukigaragaza ubwarwo. Ukunda inkuru z'urukundo, mu gihe wabona ibi bimenyetso byose cyangwa se bimwe muri byo, tubwire icyo ubitekerezaho munsi y'iyi video cyangwa se wanarabibuze. Aho batangira ibitekerezo niho utangira igitekerezo cyawe muri comment section. Wakunze ikiganiro kandi ntibagirwe kugira like, ugisangiza inshuti zawe, ibyo twita share, kugira tujye tubana mu nyungu zitandukanye zerekeye urukundo. Hagana munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe, niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye buri uko tubishyizeho ubutaha. Mugisha niwe mwari kumwe, mukomeze mukundane neza kandi mubeho neza byuzuye. Tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha naho ubutaha.